turakwitabye karamenya gasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe, tariki 30 Kanama 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ryo mu yoro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesalonike, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Bavandimwe, ibyerekeye urukundo rwa kivandimwe si ngombwa ko tubibandikira, kuko Imana ubwayo yabigishije gukundana, kandi ni nako mubikorera abavandimwe bose bo muri Masedoniya yose. Bavandimwe, turabasaba gukomeza kujya mbere, nimwihatire gutuza, mwibande kubibareba, kandi mukoreshe amaboko nk'uko twabibategetse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Uhoraho azaza gucira isi urubanza rutabera. Nimuririmbe indirimbo nshya, kuko akoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Inyanja niyorome hamwe n'ibirimo, isi yose hamwe n'abayituye. Inzuzi nizikome mu mashyi, n'imisozi ivugiriza impundu icyarimwe. Nimuvuze impundu imbere y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Azacira isi urubanza rutabera, arucire n'imiryango mu butarenganya bwe. Uhoraho azaza gucira isi urubanza rutabera. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo 14 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye, maze abacira uyu mugani ati: bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be, akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta 5, undi 2, undi 1, umuntu wese ku rugero rw'icyo ashoboye, hanyuma aragenda. Ako kanya wari wahawe amatalenta 5 ajya kuyakoresha, maze yunguka 5. Wari wahawe 2 nawe yunguka 2. Naho wari wahawe 1 aragenda acukura umwobo mu gitaka, maze ahishamo imari ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abagaragu araza, maze abamurikisha ibintu bye. Uwahawe amatalenta 5 arayegera, maze amuhereza amatalenta 5 yandi agira ati: shobuja wari wampaye amatalenta 5, dore 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati: nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, ubaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Uwahawe amatalenta 2 nawe araza agira ati: shobuja wari wampaye amatalenta 2, dore 2 nungutse. Shebuja aramubwira ati: nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Haza uwahawe talenta 1 aravuga ati: nzi kuri umuntu w'umunyabugugu, usarura aho utabibye, ukanura aho utanitse. Naratinya ndagenda mpisha talenta yawe mu gitaka, dore ibiri ibyawe. Naho shebuja aramusubiza ati: mugaragu mubi kandi w'umunebwe, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura aho ntanitse. Uba rero warabikije imari yanjye abari kuyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n'inyungu. Ni mumwambure talenta ye, maze muyihe ufite amatalenta 10. Kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite namba bazamwaka nuko yaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imbura mumaro, ni mumujugunye hanze, ahazarira kandi agahekenya amenyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Shobuja wari wampaye amatalenta 5, dore 5 nungutse. Shobuja wari wampaye amatalenta 2, dore 2 nungutse. Mugaragu mwiza w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. Amatalenta wampaye Mana, dore 2 nungutse. Amatalenta wampaye Mana, dore 2 nungutse, dore 2 nungutse. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana ryera imbuto nziza iwawe. Buri munsi ijambo ry'Imana rigira aho rikuvana kandi rigira aho rikugeza heza. Buri munsi ijambo ry'Imana ribyaza umusaruro. Bityo Nyagasana kuvugire buri munsi, Nyagasana gukoreshwa ashaka buri munsi. Bityo wowe ureke Nyagasana kwigarurire, nibwo uzagera heza hakwiye, nibwo uzakoresha neza ibyo yaguhaye ku buryo bukwiye. Amen, amen, amen. Amasomo twateguriwe kuri uyu munsi nadufasha kwegera Nyagasani,
bityo tukabaho uko ashaka. Ngo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti kubyaza umusaruro impano nyagasani yaduhaye. Ese nyagasani yaguhaye iki? Ese icyo yaguhaye ujye ugikoresha? Buriya nta kintu cyabaza mu buzima nko guha umuntu impano wajya kumva yaraguciye amazi, yarayijugunye, yarayikoresheje icyo utayimuhereye. Burya birababaza cyane, mu babyeyi mu birababaza cyane. Umuntu aravuga ati impano nyaboneka ni ukwitondera impano. Burya umuntu arayiguhereza afite impamvu yayiguhaye. Ni ngombwa rero kwakira icyo baguhaye, bipfa gusa atari kado ampazone. Ariko ikindi gihe impano ugomba kwibyaza umusaruro. Tujye kubona ingingo 3 ziza kudufasha kuzirikana ku nyagasani yaduhaye n'uburyo tubikoresha. Icyambere turaza kureba igisobanuro cy'impano, icyakabiri turaza kureba aho impano itandukana n'ingabire, hanyuma turaza kureba uburyo wakoresheje neza talenta yawe cyangwa nabi. Talenta, reka duhere ku ngingo ya mbere, igisobanuro cy'impano. Impano biva ku nshinga guha cyangwa gutanga, nanone donner, don, bigakomeza no guhabwa. Abantu kuri no si dukunze guha bagenzi bacu bitewe n'amarangamutima twagize, icyo twifuza kubaha bitewe n'amarangamutima. Ariko Imana yo ihereza abantu itagende ku marangamutima yawe, ahubwo bitewe n'icyo ishaka kuzaba cyo, ikaguha igikwiye. Iyo niyo mpano y'Imana. Mu gihe abantu bashobora gutanga icyo bashaka, Imana itanga igikwiye kiza kugirira akamaro. Niyo mpamvu Imana ari itumenyera nyine igikwiye buri gihe cyose. Imana ikomeye cyane, Imana twese yaduhaye ku buryo budasubirwaho, impano y'ubuzima, uko tubaho. Ibindi byose biza bishamikiraho ari nk'uburyo buzadufasha kubaho neza muri bwa buzima Imana yaduhaye. Impano y'ubuzima yanterura igira iti aimer égale donner et donner égale pardonner. Ngo gukunda ni ugutanga, kandi gutanga ni ugutanga imbabazi. Ni ukureba uko Imana iduha ibyo Imana yaduhaye. Imana yaduhaye ubuzima, yaduhaye n'umwana wawe Yezu Kristo. Iyo niyo mpano ikomeye cyane Imana yaduhaye, turongeramo imbabazi buri munsi. Ngiye impano nguko gutanga no gutanga ikintu cy'agaciro. Impano ni ikintu cy'agaciro. Tujye gutandukanya ku ngingo ya kabiri. Niba nawe umaze kubona ibyo uha abandi n'ibiri by'agaciro cyangwa n'ibyo uterera hirya, nawe utabitekerejeho, ongera ugaruke ku mpano uvuga uti hari icyo nyatanga gifite agaciro, gifite umumaro, nicyo kuri. Ongera ubitekerezeho. Ingingo ya kabiri, itandukanyirizo riri hagati y'ingabire ndetse n'impano. Itandukanyirizo ryoroshye ni uko kimwe kibarika, ikindi ntikibarika. Mu gihe ingabire ari ingabire zirindwi za Roho Mutagatifu, arizo ubuhanga, ubwenge, ubujyanama, ubudacogora ku Mana, ubumenyi, ubusabanira-Mana, igitinyiro cya Nyagasani, impano zo ntizibarika, ni nyinshi cyane. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, impano yo kwigisha, impano yo gukina, impano yo gusenga, impano yo kurera, impano yo kubanira abandi neza, impano yo gukunda umubyeyi Bikira Mariya, impano yo gukora neza, n'ibindi byinshi cyane, nyinshi cyane utabasha kurondora. Ingabire zo urazirondora bigakunda, ariko impano zo ni nyinshi cyane utabasha kurondora. Mu gihe kandi ingabire zo zigumaho, ni ingabire ndwi za Roho Mutagatifu duhabwa muri batisimu zigasendera mu gukomezwa. Zo zihoraho, impano zo zigera igihe zigashira, zigera igihe zikarangira. Nuko rero impano umuntu ayihabwa n'Imana kugira ngo imugirire akamaro mbere na mbere. Icya kabiri, igira akamaro Kiliziya. Icya gatatu, igira akamaro igihugu cyangwa sosiyete, aho tuye, akarere, aho se bagirira akamaro. Hanyuma impano irarangira bitewe n'iki? Bitewe n'igihe Imana yiguhereye, kuko iravuga iti ndayiguha muri iki gihe bitewe n'ibihe turi kunyuramo, ikazageza iki gihe. Impano rero hari igihe ishobora kurangira bitewe na nyirayo uburyo atayikoresheje neza, cyangwa bitewe n'igihe Imana yashatse ko icyo gihe kirangira nyine ihagaze. Nyirayo ashobora gupfa, cyangwa ashobora guhura n'ibindi bituma iyo mpano idakomeza, bitewe n'uko nyine Imana yabishatse. Ngicyo ikiza cy'impano cyangwa n'ikibi cy'impano. Igihe cyose wabaye umunebwe birangira impano igurutse. Niyo ngingo ya gatatu tugiye kubona, gukoresha neza talenta yawe. Isomo rya mbere twakiriye harimo impano Paulo yifuza ko Abanyatesaloniki bashishikarira gukoresha, impano yo gutuza. Gutuza nyine ugaturana n'Imana. Nimwihatire gutuza, mwibande ku bibareba, kandi mukoresha amaboko ngo twabibategetse. Amen. Gukoresha neza ibyo Imana yaduhaye, amaboko yacu. Aya maboko rero niyo twerekeza ku ivanjiri no munsi, ubwo twumvise databuja twageranya n'Imana uduha impano
kugira ngo dukore neza, twitegure neza muri ubuzima buhita, kwegera ubuzima bw'ijuru. Aba bagaragu yahaye impano, umwe akamuha 5, undi akamuha 2, undi akamuha 1, bose baragiye barazikoresha ariko ku buryo butari bumwe. Babiri barungutse, undi umwe aragenda arayitaba. Uku gutaba impano birerekeza ku gasuzuguro, kubera ko iyi talenta yari ifite agaciro. Ubwo twabonye haruguru, icy'ingenzi ntabwo ari umurundo w'ibintu, ahubwo agaciro icyo kintu gifite, agaciro cy'iyo talenta, ndetse ukana n'agaciro na shobuja wabiguhaye. Rero uyu nguyu ikigaragara yasuzuguye byerekeza ku bantu dupinga Imana, tukanga gukora ubutumwa, tukanga gukora icyo Imana yadushinze. Nuko Imana yadushinze tukagenda tukabijugunya bwa butumwa, bya bintu Imana yaguhaye, handi wabaye umunebwe ugataba talenta yawe. Byose bibabaza Imana. Uyu mugani urerekeza ku munsi w'imperuka, uko Nyagasani tuzamuha konterandi, tukamuha raporo ibyo twagezeho, ibyo yadushinze. Ese uzitwara ute? Nyagasani azasanga warabikoreshe neza uko bikwiye. Twongere twibutse ku rubanza rw'imperuka, Nyagasani ntaza kubaza abantu bakwanga, ntaza kubaza abantu baguhemukiye, ahubwo azakubaza ngo wa mutima wawe imbere wanze nde, wakoze iki? Ibikorwa by'urukundo nabikoze, ibyo naguhaye warabikoreshe, ko naguhaye ubuzima nkaguha n'ibindi byose ugomba gukoresha mu buzima warabikoreshe neza. Reka turebe ibintu bine bijya bituzitira bigatubuza gukoresha neza impano zacu, kubera kugenda dusigana bikaza kwanya turi gusigara. Icyambere dukunze kugwa mu mutego wa mbere ni ugusabira iby'abandi. Ubu bwa busambo, wa mugabo urya utwe akarya n'utw'abandi. Inzitizi ya kabiri dukunze guhura nayo ni ugushaka kumera nk'abandi. Ati ndifuza kumera nka runaka. Tukaza kubagira ko mu buzima uri unique, uri wenyine mu buzima. Nubwo ubana n'abandi ariko uri umwihariko wenyine. Ugomba gukora ku giti cyawe, ugakora ibyo ushoboye ku giti cyawe. Icya gatatu tujya twibagirwa nuko umuntu wese agizwe na défaut et qualité, ibyiza ndetse n'ibibi. Rero ntugashakira umuntu mubi gusa cyangwa wumve ko yaba umuntu mwiza gusa, ahubwo kumenya ko umuntu izo mpande zombi zifite. Yavuga igira iti nta mwiza wabuze inenge na nyiraho uko agira amabinga. Icya kane akenshi tugwamo no kwigenya n'abandi. Nibyo bizarangira turi kwivumbura, aturiye bamuhaye byinshi we, ngiye bampaye biki, bikaza kurangira uri kugira ute, uri kwivumbura. Nyamara Nyagasani buri wese ku rugero rw'icyo ashoboye. Amen, amen, amen. Icyo ushoboye ni iki? Nyagasani aba yakurebye kera kose akabona icyo uzashobora. Na niyo mpamvu ibyo uzajya ubona byose ugenda kujyana n'abandi, kuko Nyagasani yabiguhaye wenyine, azi impamvu yabyo, arifuza ko wabikoresha mu mwanya urimo, mu gihe urimo, mu myaka ugezemo, ku kigero urimo. Nta bindi Nyagasani aza gukoresha bitewe n'aho uri. Amen, amen, amen. Gukora uko Nyagasani ashaka yabishatse, atari uko ngiye nshaka. Akenshi mu buzima bwacu dukoresha bagenzi bacu uko dushaka, tukaza kwibagirwa ko dutumwe n'Imana, ko ari Imana igomba kubakoresha ndetse no kubareba no kubarebera byose. Mu munsi mahirya kure cyane muri Afurika, ngo muri communauté imwe ya formation y'ababikira, aho barereraga abitoza kwiha Imana mu muryango w'ababikira muri novisia, ngo bari bafite abanovise benshi abari muri iyo nzira yo kuziyegurira Imana muri uwo muryango. Abo bose ngo baza kubona bafite imbaraga, bafite umwete mu byo bakora, bitanga. Ariko ngo haza kuboneka umunovise umwe, umwigishwa umwe wari ufite intege nyinshi cyane, ku buryo babonaga bakuru, babonaga l'espérière, heureusement que l'espérière veille, babonaga atazakomeza ngo we yashyika ku masezerano. Ngo hari icyaha gikomeye bamujoraga umunovise umwe, ko ajunjamye atavuga. Nuko bakomeza bibaza bati uyu muntu ko ajunjamye azamara iki umuryango, kandi abandi bagomba kuganira bagasabana, uyu muntu azamara iki umuryango? Nuko bakomeza bagenda babitekerezaho. Igihe cyaje kugera, chapitre irakorana, abakuru b'umuryango l'espérière bafata icyemezo cy'uko bagiye kumwirukana, kuko babona ntaho yazageza umuryango. Nuko bamucishijeho baramwirukanye. Bamaze kumwirukana nyuma y'igihe gito, ngo hari ibyo babonye mu muryango. Nuko batangira kubona umutungo utangiye kugabanuka, imirimo itangiye gukendera neza neza, ibintu bisubiye inyuma uko batabyiteguye. Bakajya bibaza bati ko abasigaye rero bashoboye byagenze bite kugira ngo ibintu bigende bisubira inyuma ahangaha muri communauté. Icyo kibazo komeza kukibazaho igihe kirekire mu gihe wundi we yatashye. Nuko baza kuvuga bati ko kuva wa wundi yagenda ibintu bitarakoreka, ibintu byasubiye urudubi, byabaye bibisi, byatewe n'iki? Nuko baravuga bati reka uriya muntu tumugarure,
kubera ko kuva yagenda ibintu byagiye hasi byose, ibintu byaragabanutse, ibintu byasubiye inyuma byose. Wasanga uyu muntu nubwo twamwirukanye wasanga bakomeza kubyibazaho. Igihe cyaje kugera baramugarura, none bamaze kumugarura baramucunga guhera kuno kugeza ku musatsi, baramucunga amasaha yose agenda bamucunga, we atabizi ko bari kumucunga. Nuko ambwira ati ubwo rero tuguhaye indi chance y'umwaka kugira ngo turebe niba uzivugwa, niba uzicuza, niba amakosa yawe uzayihana. Nuko akomeza kumureba no kumurebera ngo hari ikintu cyatunguye maîtresse wari uri kubatoza gikomeye cyane. Ngo aratungurwa ngo burya wa munovise ngo yabyukaga saa 10 z'ijoro agakora uturimo twose two mu rugo, akavomerera indabo, akavoma amazi, akamesa, agakoropa, agakora imirimo y'isuku yose guhera uwo museke, akabona utwenda tw'abagenzi be agatumesa, ibyo byose akabihanagura, akabyoza, mbese uturimo twose two mu rugo akadukora kuri amasaha. Nuko igihe abandi babyutse mu rukerera, babyutse nangiye kuvuga mu gitondo, akaza gusanga uturimo twose twararangiye, bamwe ntibazamenye abajyaga babikora. Byibuze amasaha 3 ya mu gitondo yamaraga ari gukora uturimo two mu rugo kose, utwo turimo twose duciriritse. Nuko maîtresse ngo aho yamubereberaga mu idirishya, umunsi wa mbere ngo aramureba, uwa kabiri aramureba, uwa gatatu ngo biramunanira kubera ko ryari ijoro. Maîtresse ndiyashaka kuzinduka nyine ngo ajya gukomeza agenda amureba, agenda amucunga. Igihe cyaje kugera babona bwa bukungu wongeye butangiye burazamuka muri wa muryango, ibyishimo biyongeye biraje. Nuko nibwo inama yongeye guterana y'abakuru l'esperiere. Maîtresse ababwira uburyo bwose yageze n'igihe nawe ananirwa kuko yabonye uwo muntu ibyo akora bitazwi, nawe ntiyamenye ko umucunga. Nuko afite icyemezo nyine cyo kumuha amasezerano burundu. Na nubu yarasezeranye n'umubikira, nubwo atavuga ariko arakora ibyo akora birivugira. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko akarengane gashobora kuza ukabura umukuru, ariko ukabura umukuru gusabye inyuma utamenye ibibera imbere, ukumva gusa amagambo, ibintu bihuyuhisa, radio rumwa zose ukazitega amatwi, ariko ukaza kuyuba kureba imbere. L'esperiere umuntu mukuru no akagombye kureba imbere yo gufata icyemezo. Ongerewe nawe esperiere we, turabasuje hagati aho esperiere bose ba communauté, abandi bose bayobora imiryango hiye no hino, ubushishozi mu byo ukora. Ese ufite impano y'ubushishozi ku buryo ushobora gushishoza ukavuga uti uyu muntu ndabona yazatugeza ngaha, cyangwa cyane guca urubanza ugendera kuri mabwira ati bambwe bose ubiye iki. Reka dusoreze ku bintu bine biza kugufasha kongera kwitekerezaho uburyo ujya ukora, uburyo ukoze n'uburyo ujya ukora, n'uburyo ukoresha abandi. Kandi icyambere nuko ntawe ukora nk'undi, buri wese akora uko Nyagasani abishaka. Cyakora niba udakoreshwa na Nyagasani kakubayeho, reka wishaka kurebera kuri uriya ugendera kundi aravumwe. Kora ibyawe, reba ibyawe, wishaka kurebera ku bandi ngo ukora iby'abandi. Icyo nicyo cyaranze uriya mugaragu w'umuhemu, agira ngo nabazamuha nyinshi kandi iyo bamuhaye irahagije, itare nimwe ifite agaciro gakomeye cyane. Icya kabiri twazirikana uburyo bw'imikorere, bamwe bashobora gukora bavuga, abandi bagakora bacecetse. Ese wahitamo ukora avuga cyangwa wahitamo ukora acecetse? Nguko ushaka kwibeshya ku muntu ngo ntavuga, ngo arajujamye, ukamucira urubanza, ukamucira ishyanga, ukamwirukana, nyamara utazi ibyo yakoze, utazi ibyo akora, wowe utabizi nyine kuko nta makuru ufite. Cya gatatu twazirikana ni ijambo bita silence. Tout ce qui grandit dans le silence. Ngo bikora byose bikora bucece. Umuhanga wabivuze ati nubwo n'umuntu acecetse ashobora kuba acecetse ajujamye, acecekanye se kibi, ariko ashobora kuba acecekanye Imana, bya byo gutuza nyine. Ashobora kuba atuje agira ngo aturane n'Imana imukoreshe, akora imirimo ye. Cyagiye abyuka nijoro, cyagiye abyuka agakora, wowe ukiryamiye ugisinziriye, warangiza wa wundi ukwigaragariza uvuga neza akaba ari we wemera uti uyu muntu n'umuntu mwiza we kubera iki yakubeshye nyine yakuryajya. Abantu benshi dutuzwe n'uburyajya, tukaza kwibagirwa ko Nyagasani areba imitima, areba ya mirimo wakoze, uburyo wabyaje umusaruro ya mirimo. Icya kane twasorezaho le partage, kugabura imirimo. Abantu iyo bari ku isi, Nyagasani afite uburyo buri wese agiye muha imirimo ye, ibyo ukora. Uri umuganga, hari undi nawe w'umwarimu, hari undi w'umucuruzi, hari undi w'umworozi, hari undi uzi ubwenge kurusha undi, hari undi uzi gukoresha kino kurenza undi. Twese ntabwo twakora bimwe. Turamutse dukoze bimwe,
iyi si yacu yahita izimira. Niyo mpamvu twese nta n'umwe ukora nk'icyundi. Ngizi impano z'Imana ng'amatarenta ko nta n'umwe ukora nk'undi. Mu gihe wabyumvise, ntabwo twakora bimwe. Bayobozi bakoresha bakozi, ntaho watsinzwe wowe. Niba twatsinzwe kongera tuyamatarenta Nyagasani duhaye, turebe uko tuyakoresha. Bamwe tuyakoresha tuzimura, bandi tuyakoresha twivumbura, bandi tuyakoresha twirata twiyemera. Nyagasani aragutegereje kugira ngo ukore icyo ashaka buri munsi, agukoreshe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.